umugore wa kabiri uzamwitondere. Umugore wa kabiri uzamwitondere, nujya kuzana umugore wa kabiri uzabanza utekereze karindwi, kubera ko uzaba usa n'umuntu wikoreye itanura utabizi. Hari uburyo umuntu ashobora gutekerezamo umugore wa kabiri. Nutandukana n'umugore wawe wa mbere ukazana undi mugore wa kabiri, uzabanza ubitekerezeho neza karindwi, kuko umugore urya inyama ukazana umugore urya igufa. Inshuti bakunze b'umurenganize apodeti, reka twese tubifuriza amahoro n'imigisha y'Imana ahantu hose muherereye. Ndabasuhuje mbanje no gusuhuza abakunda ikiganiro Inkuru Inkogota, ndetse mbonereho no kubwira abadusabye ko twazajya tuzana abatumirwa muri iki kiganiro Inkuru Inkogota. Rwose tubirimo gusa ntabwo biba byoroshye kugira ngo wumvishe umuntu ko agomba kuza kuri kamera atanga ubuhamya, avuga ati hari uwo avuga ati ejo ushobora kubivuga ugasanga muri famiye baransetse, cyangwa se ugasanga abantu banzi bari kuvuga ati dore agiye kuri YouTube iki n'iki. Ntabwo biba byoroshye, rero ni process kandi imini mishya itera amabavu. Uyu munsi rero reka tuganire ku nkuru y'umugabo w'Imana Lazaro. Uwimana Lazaro rero ni umugabo w'imyaka 56. Uyu w'Imana Lazaro rero aratuganirira inkuru ye. Yatangiye agira ati, nitwa Uwimana Lazaro, mfite imyaka 56. Mu myaka yanjye 56 natunzemo abagore babiri. Abo bagore babiri bamfitiye abana 8. Abo bana 8 harimo abakobwa 3, ubwo abahungu ni 5. Inkuru yanjye rero irahera ku mugore wanjye mukuru. Ndaza kubabwira n'ishyano nahuriye naryo igihe nazanye umugore wa kabiri, kugeza ubwo nsigaye mbona nariziritse nko ku muhoro wa wundi utyaye cyane. Uti byagenze biti rero? Reka mbatangirire. Jyewe Uwimana Lazaro ndi umusore, nari mfite amafaranga, nkorera abazungu, mbasemurira, mbese abantu baranyemeraga cyane ku gihe cyanjye, kuko rwose nari umuntu asobanutse, ndidibuza urufaransa abantu bose bakumirwa. Igihe cyaje kugereraho nk'umusore wari ufite amafaranga, muri za 85 nari imeze neza rwose. Naje gufata rero umwanya wo kuvuga nti nkanye nk'umuntu ufite amafaranga, reka nzane umugore. Ndagenda muri quartier ndambagiza umugore. Ngo nubyumva muri quartier nanjye nari umwana wo mu cyaro, uretse ko kuba naragiriwe amahirwe nkiga, ariko nanjye navukaga mu cyaro. Umugore rero namaze kumurambagiza ndamuzana. Urumva iwacu mu cyaro abantu benshi dutunzwe no guhinga ndetse no korora. Umugore namugejeje mu rugo, arahinga karava, imyaka areza, ibigori, ibishyimbo, amasaka, ugasanga rwose mu rugo nta kintu kihabuze. Ariko nk'umuntu wakundaga guhura n'abazungu cyane, nkabona uwo mugore ukora ku isuka ntanyuze, ariko sinkamenye ko ari we mugore nyamugore. Ubwo igihe cyaje kugera rwose mbona uko nsa n'uko ndeshya n'amafaranga mfite, sinkwiye gukomeza kubana n'umugore ufite imyate, utazi gukara ngo yisige agaparufa kitere, agende mu muhanda yashyizeho akamenshi asa neza. Reka umugore rero mba ndamwirukanye. Ariko mbere y'uko mwirukana natangiye kujya mwiyenzaho, mutuku kwasa, kwameze, imyate, ibimeme, iki byose mbese munenga nkamudegrada ku buryo nawe yabonaga ko nta gaciro afite imbere yanjye. Igihe cyaje kugera rero umugore nawe arabirambirwa, ariko ntababeshye yarakoraga pe. Kimwe mu bintu yari akwiye gushimirwa, yarakoraga cyane, hahandi yibagirwaga no gukubura munsi y'igitanda. Umva isuka ari isuka. Igihe cyarageze numva ntabwo nkeneye kubana n'umugore usa utyo, umeze utyo. Ndangije mfata umwanzuro wo gushaka umugore mwiza uberanye n'amafaranga mfite. Umukobwa naragiye ndamubona, ariko ntiyari yarize, yakoraga akazi ko mu rugo, mukura i Kigali. Mbona najyanye na ba bosi wanjye, tugezeyo umva hafi y'aho twari dutuye bari basohokeye, nkabona umukobwa mwiza cyane, amabuno, umeze neza, mbese yarakeye. Nimubwira ngo yarakeye byumva. Nawe urumva umwana wakoze mu kiboyi kuva ari umwana mutoya akagera igihe cyo kubengukwa, yarasa neza rwose, yarahaza amavuta n'ubugari bw'i Kigali, yari ameze neza cyane.
amabuno sinakubwira, amatama sinakubwira, uruhu rutendera runyerera rumeze neza. Mana yanjye ndavuga nti nguyu ntamurongoye ngo abazungu njye bereka ko mfite umugore mwiza, ntaba mpombye, atari wa wundi utazi na bonjour. Yego nubona yari yarize cyane ariko wenda ka bonjour yari akazi. Hanyuma umugore ndamubenguka muzana mu rugo, ukageze mu rugo arakomeza arakaraba itako riratukura, igitsara kikuba n'inkubwira ngo nta mwate yagiraga ubyumve, cyari cyagitse kinyerera cyane ugira ngo ni wa mwana wavukiye ku makaro. Ariko iwabo bakaba bakene cyane, ariko akaba ari umuntu udashobora kwikoza ibintu by'umware shwe, akaba atari wa muntu wabwira ngo ufate isuku ujye kubagara ibigori shwe, cyangwa ngo umubwire ngo ujya kureba abakozi bagiye mu murima. Reka arakubwira ati reka ntabwo mfite umwanya wo kugira ngo njye kwihamba amaguru itaka ritantarukira. Ntangira kubona ibintu bihinduye isura. Ubwo umugore ibyo guhinga rega ntiyabyikoza, ahubwo muri musa akansaba kugurisha amasambu. Mu gihe wa wundi wa mbere yarahingaga. Ngira ngo mbibutse nsubiye inyuma gatoya, umugore wanjye mwirukana namuhereje na bwa bushyimbo bwe n'ubusaka n'ibigori, navuga nti fata ugende utazanitwaza ngo wansigiye imyaka kuko nari mfite amafaranga. Uwa kabiri rero mbere uwa kabiri habubwira nti nibura dore natereje abakozi ujye urebe uko bahinze. Umugore akambera ibamba ati n'undi munsi ntabwo wanzanye utekereza yuko nzakugira mu murima. Umugore rero akifuza gutungwa n'amafaranga gusa, akarya ifi n'ifiriti, ibyo kumubwira ibindi bintu bya bijumba n'ibiki n'ibitoki ubimukura iruhande. Ubwo twabaye tugize gutya tuba tubyaye umwana wa mbere, yaje ari mwiza rwose nka nyina. Ndavuga nti nibura nubwo yambera umusonga ariko abyara abana beza. Hadaciye kabiri mbona ubuzima butangiye kwanga, ibintu bitangira guhinduka. Arega mbona gutunga umugore utungwa n'amafaranga ntabwo binyoroheye, ariko ndihangana nihagarara nk'umugabo ntizamutunga, kari we nashakaga se. Ubwo wawe ni wo mu cyaro habe no kumenya iyaba, kandi yagiye afite umwana wanjye w'imyaka 2 ariko sinigeze nanamukurikirana byibura ngo mugurire n'agasabuni. Ndagenda ndaryoshye kuko ubuzima bubaho turaryoshye. Igihe cyaje kugera rero hashize nk'imyaka 2 twongeye twibarutse undi mwana, babaye abakobwa 2. Umugore sibwo atangiye no kudafura imyenda ati mfite abana, sibwo atangiye no kudakubura ati mfite abana, yemwe koza isahani bikaba ikibazo, ndetse no guteka atangira kunanirwa kubiteka. Atangira kunsaba ko ngomba kumushakira umukozi. Nakwibuka wa wundi wajyaga mu murima akaza agateka akagira ate byose, nubwo yabikoraga nk'umunyacyaro ariko byose yabaga yabikoze uko ashoboye. Umugore ati ngiye nshaka umukozi. Ubwo ko umugore ari gusirimuka niko ashaka igitenge cyiza, niko ashaka ikanzu nziza, niko akeneye urukweto rwiza. Nkibuka ko wa wundi wa mbere yajyaga abyigurira mu myaka, cyangwa rimwe na rimwe ugasanga amaze igihe kirekire atakura n'ako gatenge, yambara kamwe agafata neza, dore ko kera bambaraga rumbiya, akayihoramo agatenge k'akakabiga akabikura agiye gusura nk'abantu. Umugore wa kabiri aranzonga. Twaje gukomeza kuba muri ubwo buzima, dukomeza kuba muri ubwo buzima. Mu gihe yaratwite inda rero ya 3, abazungu baba baragiye, baba batangiye kuvuga bati abantu rwose badafite diplome ntabwo bari bukore. Ubwo urumva ikifaransa narishaga cyari cya kintu cyo muri primaire nyine, kuko ntabwo nari nararangije nanjye, ariko urufaransa rwa kera murabizi, niyo wabaga urimo wa 4 primaire wabavuga uzi urufaransa rwose. Sibwo banyirukanye kuko baragiye, nta handi nagombaga gukora. Noneho no kugenda nibwo bangaje abazi ibirenze ibyacu, barangije muri segonderi. Ubwo rero akazi nkaba nkamuzima, nanjye mbaraje nicaranye n'umugore. Aho ngaho rero niho byahiye, itaka riraka, njya nabona umugore nazanye. Umugore aho kugira ngo ajye guhinga akansaba ko tugurisha tukabona amafaranga yo gukemuza ibibazo. Yemwe nkabumvira nkagurisha, turagurisha. Nawe unyumvire, nta no gutekereza nti wenda reka nshinge n'akabari ncuruza inzoga, reka da, tukarya amafaranga. Umugore akambwira ati genda ndashaka kurya iki n'iki. Umugore ntakamenya ko ubuzima twavuyemo twari mu bwarangiye turi mu bundi.
agakomeza gushaka kuba wa wundi. Turakomeza tuba muri ubwo buzima, ariko igihe kiza kugira ngo mbona rwose ndabirambiwe, mbona birandenze nta n'icyo ngishoboye gukora. Ubwo rero igihe cyaje kugera muri ba bana twari tumaze kubyara, umugore ntagishaka kugira icyo akora, icyo ashaka nuko tugurisha gusa. Ibintu bitangira kwanga, bitangiye kwanga arambwira ati ahantu dutuye durafite amafaranga, reka tubagurishe tujye gutura ahandi. Kuko nashaka kugira ngo nkomeze ntunge wa mugore wanjye mwiza atazancika, nibura abantu batazavuga bati yamutunze kubera yuko afite amafaranga none arayabuze, dore umugore aragiye. Ngakomeza nkihagarara kugira ngo abantu babone ko ndi mu bitekerezo byahebye ukajya kuko ari kwihagararaho. Inzu turayigurishije rero, tumaze kuyigurisha tugiye gushaka ahandi, turubatse tugeze hagati inzira tunanira. Ngo dufite abana bangahe? 3. Inzu tuyibamo idakinze, amadirishya irimo akugi gusa. Tuyibamo umugore atangira kumbwira ukuntu ndimbwa, atangira kunyereka ukuntu ndi ingegera, ntashoboye guhaha. Umugore aranyiyereka kuko yakabaye ko wese ntiyajya n'uruhande na rumwe ansigira. Nitwe mbwa, nitwe ingegera, naba ntahashye sindye. Ibyo byayo nirataga ngo ni umusirimu, yewe n'ipantaro ntayifure, nkayambara 7 bigera bamenyera kuyifurira, ariko nabyo ntiyampa amahoro. Ati niba utahashye ntacyo umaze hano. Ubwo ntumbaze hirya inyuma ko byagendaga, iyo nabaga nta kintu nazanye mu gikari cyo bose nta kintu nagombaga kuhavugira. Ariko nakomeza ndashinyiriza nti nibura aya mabuno atayajyana ahandi, iki kibero cye kigiye ahandi naba mpombye. Igihe cyaje kugera ndananirwa, mbona neza ko ntashoboye kumutunga, mbasa ngo byangendekeye gute, yazarunagurwa. Ubwo twakomeje kubaho ba bana 3, tuza kubongeraho abandi bangahe 4. Kuko umugore wanjye mukuru yajyanye umwana umwe. Reka rero abana 4 ukumva basanze 3 babaye abana 7. Ibyo kumubwira ngo rwose ngo planning familiale, reka yarabyara umugore wanjye. Abana 7 rero none urabyumva, nta kazi ntaki, ndi guparapara ngo ngiye mu gifundi, ngo ngiye muki, nukubeshya kugira ngo ndeko bwacya kabiri. Nahoraga ku nduru, ibiro nari mfite biragenda birashira, sigara nitwa amagara arasaza kubera umugore udashoboye kunyurwa. Urumva ko twagendaga tugurisha amasambu, ntitwaguraga andi, ahubwo twarabyaraga. Ubukene rero reka butwokame, noneho na yandi nkorera mu gifundi ntacyo yari akimaze, kuko ntabwo abana 7 wabazanamo 2,000 ntabwo byari bishoboka. Hejuru umugore wicaye mu rugo udashaka no kujya kugira gute ucicuro cyangwa se ngacuruze nako kameza, wenda yinjije utunyanya twa 200, ashaka kuba mu rugo gusa, akarya akanywa agakaraba ubundi akambara. Ubuzima bwaragiye burankaranga, noneho nitwa ingegera inshuro 8. Mana yanjye ntangira kurazwa hanze, rimwe na rimwe natinda gutaha umugore akandaza hanze, nanjye ndagenda ndakukamba nk'igikuke. Igihe nje yakwivugishwa gato nkamumena, umva ndatangira ndamwubahuka nawe aranyubahuka karava. Ni bande barwanye uyu munsi ni kwa Kanaka, ni bande barwanye uyu munsi ni kwa Wimana, ni bande bakubitanye, ninde wamenya n'ijisho n'undi, ninde wamenya ibiryo. Kuko nageraga aho kugira ngo nyite ingegera unyite imbwa, nanjye nabura yabihashe nzi neza ko arabinyitirinde, nkabiterura nkabimena. Umuhungu w'abasindi reka nanjye nkanga agasuzuma avuga nahare ninkomeza kumukanga cyane azagera akangi gaceceke. Akangika ahubwo niko yarushagaho gutyara akabishyana nkumirwa. Ariko ibintu birivuguta, ibintu birazambagurika, hafi ya buri munsi tukarwana. Byageze urugo rwacu bararumenyera, bakumva uwabiye bakamenya ko ari iwanjye, ntihagire umuntu uza gutabara. Ubwo amavunja aratwokama iki, nanjye ndagenda ntumutwe. Buriya reka nkubwire, ntukabona umugabo wananiwe urugo. Umugore akwitimbwa akakwita ingegera ukihagararaho, yewe ubu ritwa ni musege wa wundi ubungabunga, kuko nawe utinya kugera mu rugo bitewe nuko uzi ko mu mufuka nta kintu kirimo. Ukemera 500 ukaguma mu kabare ukageza saa 5 z'ijoro kugira ngo utahe usakuza bagutinye. Ariko umugore wanjye ibyo ntiyabikangwaga. Umunsi umwe arambwira ati rero reka nkubwire, aho wankuye urahibuka neza nzakubaga. Nanjye nabwo ntibarakubeshe sa,
atekeye abazungu nagize ntarabasemuriye uzambaga nanjye nkubaga uzatanga undi azamwica. Nawe wumva urwo rugo. Igihe kiragera tubaho igihe cyaje kugera umwana wacu w'imfura nkaho yakagize nk'imyaka nka 30 umugore arigendera. Ndavuga nubwo agiye Imana ishimwe wenda handubutse intambara imibona imihati abana bamwe bakurikira nyina abandi bagumana nanjye ariko igihe cyaje kugera n'abagumanye nanjye nabo barigendera kuko ntacyo nabonaga cyo kuba kuko nari nageze aho umutwe byo kumbwira ngo narabyaye nta nubwo nabyibukaga sinashakaga no kubyumva mu matwi yanjye. Icyo nashaka ko ari uko niberaho njyenyine nta muntu uvugira mu matwi nta muntu ugira ute kuko numvaga mbese ubwonko bwanjye bwarazezengeye. Uko igihe cyaje kujya nyine sigara muri cya kizu kidafunze njyenyine ndumva twari tukimaze nk'imyaka nka 20 kidafunze hakinzemo ibikarito nawe nyumvire banyita umusega nkavuga ngo barantotse. Umugabo udahari ushoboye kugura n'idirishya ryo gushiramo mu nzu koko nkemera nkarankuha n'umuyaga. Ego mana ubwo rero namaze gusigara mu nzu numva ko ntuje nta kibazo ubuzima burakomeza ndatangira n'ubundi ntabwo byambuzaga kujya kwiha agaserivisi ku ruhande umugore nkeneye nkamubona avuga nubwo agiye yaranduhuye nuko nyine nzajya mbana n'abashaka. Ubuzima burakomeza imyaka iricuma umugore aranyihorera naho kumbi yanyihorera ari kunyiga umutego mutindi gushibukana nyirawo yarawunteze uranshibukana kandi atari njye wawuteze. Umugore yaragiye amare kubita imyaka 4 yibana n'abana be abandi barabaye imbobo abandi baragiye kuba ababoyi abandi baragiye kuba abasunitsi b'inzoga abandi baragiye ntumbaze ngo muri ba bana 7 uwiza akarangiza n'umwe kwishana. Nanjye ubwo ngo ndi kumuhima yewe maze umugore aragenda wamutega arawutega koko arawutega muri cyagiye yari yarigendeye numvaga ko ahari yagiye yampaye amahoro reka umugore rero azafata umwanya narangiza agenda ndeke avuga ati ngiye umugabo yaranyirukanye amaze kunyirukana dore igihe kibaye kiniki nareze abana umugabo atamfasha ndabarihira amashuri umugabo ntiyafasha yemwe ndabagaburira ndabavuza avuga ibintu byinshi cyane mu rukiko ndumirwa. Ubwo se wamenye yuko yanzu bagiye bakayigurisha bakagurisha imitungo yanjye yose bamara kuyigurisha byose bakabihereza umugore ngasigara amaramasa. Urukiko rwemeje yuko nyine sinzwe hanyuma mu gutsindwa nkaba ngomba gusubiza ibyo umugore yatakaje ku bana banjye narababyaye nkabatererana. Siko bakatiye amamiliyoni n'amamiliyoni baturayatanga nkabura iyo mva n'iyonjye bakaba bagurishije inzu yanjye bakaba bagurishije amasambu yanjye naha nirukiraga ngiye guca igitoki byose baratwara. Ubu maze imyaka 7 sembera cyakora umunsi umwe nari nkodesheje mu nzu y'umuntu kari akazi k'5,000 nakodeshaga mu cyaro ntabwo ziba zihenze cyane bigeze aho 5,000 nabyo ndabibura ariko nsubiye inyuma gato y'ikintu cyambabaje nta kintu cyambabaje ntazapfa nibagiwe nk'ukuntu bampambirije twenda twanjye n'ibiki byose ngo ninsohoke. Barampambirije mu munsi sinzawibagirwa umugore ari hariya aseka ankwena umva ariko ngira ngo nabanje kwihagararaho bambwira bati sohoka inzu twarayigurishije nkanga bati sohoka urukiko iyi nzu yararuduhaye nkabyanga. Umunsi umwe rero barakameza baraza baransohora n'ubupantaro bajugunya hanze ubusengeri ubukweto bwanjye bwashaje ubusafuriya bwahombanye mana yanjye uwo munsi sinzawibagirwa. Baransohoye agahinda karanyica baravuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda ayanjye yarasohotse ajya hanze rubanda barambona. Uko ndi kurira niko umugore yasekaga cyane agaseka gakwemuka umva hirya hino akababarira akababwira baransohora mana we na nabi
basohoye na nabi ninkubwira ngo na nabi ubyumve bazarobana hanze. Ubuzima rero bwo bwari bunshanze, aribwo nagiye gushaka akazi k'ibihumbi 5 nkabamo amezi 3, ukwezi kwa 4 ko kwishyura birananira. Bimaze kunanira ndavuga nti noneho ngiye kwitwa imbwa rubebe. Dore nuko umugore yabinuka nkavuga nganutse nabi, aransuzuga ko nageze mbona nanjye ndi rubebe, ingegera yayindi ikwiye ibitutsi byose bibi bisuzuguritse. Inzu ntinaniye nayo baransohora. Uzi kugira ngo bagusohore mu nzu ukodesha waravuye mu nzu yawe, mana we, nagahinda gakomeye cyane. Bakagusohora nanone bwa kabiri, hari inzu wikorereye itafari ukikura amafaranga 10,000 ukagura amabati ugatangira gusembera, niba usembereyemo bakakwirukana. Yanzu ya 15 yarananiye ndangije ndagenda. Kubw'amahirwe umugabo umwe arambwira ati ngwino ngutize igikoni cyanjye icyo kibamo. Icyo gikoni nkimaze imyaka 4 ntanyishyuza, njye ncungana n'ibyo kurya gusa, kandi nabyo hari igihe mburara, inshuro mburara nizo nyinshi kuko maze gusaza. No kumikiraka wakima se yaba yihora iki, maze gusaza. Ubwo umugore yaragiye, abana bose arabatwara, nsigara njyenyine. Ubwo n'icyo gikoni mbamo nkibamo njyenyine. Iyo ngize amahirwe mbona abampaye utujumba, abampaye uduhaza, abampaye utudodoki. Hari nubwo batabima kuko nta muntu uba wishingiye gutunga undi. Uwimana rero ngo ubwo ubuzima bwanjye mbayeho ntegereje kwipfira. Gusa ntabwo mu buzima nzibagirwa uburyo nirukanye umugore wanjye mukuru. Iyo nza kugumana n'umugore wanjye mukuru, ubu tuba dutunze dutunganye. Iyo nza kunyurwa singira amarare y'abasore ngo mfite amafaranga reka njye gushaka umwiza ujyanye n'amafaranga yanjye. Umugore wanjye aba yarakomeje guhinga, nanjye ngakorera twa dufaranga, byaba ngombwa nkamugurira agatenge, dore ko nikundiraga kwinywera twa riheri ndetse no gusohokana n'abakobwa beza, kandi ntacyo byari bintwaye. Ngo niyo yanagendaga si ibyo bari kuvuga ngo babashize kuri WhatsApp, byarangiriraga aho ngaho ibyacu ntawamenyaga iyo twagiye. Ubaho ndi ndicuza impamvu ntabanye n'umugore wanjye wa mbere. Nsigaye munyuraho muri karitsiye ngatinya nkubika amaso kugira ngo ntarebana nawe. Imyaka yose nawe yarampimye, nta wundi mugabo yigeze ashaka, yaragiye yicarana na nyina. Umwana wanjye yarakuze nawe ni umubyeyi. Bose mbanyuraho nkubaguza nkaburaho ndeba. Nifuza kumva nasaba umugore wanjye imbabazi, ariko nawe ubu ngubu ntiyanyemera. Iyo nza kugumana nawe wumva ntuze ntungane, mba nitwa papa w'abana ndi umugabo mu rugo, none nitwa ingegera, nitwa umusabirizi. Nifuza kumusaba nkabibura nkaburaho muhera. Ubu ngubu izi saha afite ubushobozi bwo kuntunga, n'abandi bagabo b'imbwa nkanjye 5 yabatunga, kuko yaragiye ariyubaka arakomeza arakora. Umubonye aracyari wa wundi. Yego ntiyabura gusaza nk'umuntu wakoze cyane, ariko aracyari wa wundi nanone, aracyakora, aracyahinga keza. Ndimo ndicuza. None wowe ukurikiye Uwimana Lazaro wumvise ikiganiro cyanjye, ndakwinginze nujya kwirukana umugore wawe wa mbere, uzabanza utekereze karindwi. Uzabanza utekereze karindwi, ubanze ushishoze urebe niba irari ry'umubiri riri kugushuka atari ry'ubusore rizakugaruka. Ubanze utekereze karindwi, wongereho ndetse n'ubwa 8. Wibuke niba igihe uzaba utakishoboye utazamwara imbere y'uwo mugore ugiye kwirukana, ntago wamenya amahirwe haturuka. Hari igihe uwo ngo wakwirukana ari wari umugisha wawe ukaba nkanjye. Ubu ndifuza niyo yampa akanusu k'udushyimbo yabangiriye neza. None rero nshuti bavandimwe mwumvise ikiganiro cyanjye, ndabinginga mbere y'uko mujya gukora amabi yo kuyoborwa n'irari ryanyu, mujye mutekereza karindwi ndetse mwongereho 8. Umugore wa kabiri yaranzonze ambera umusonga, ambera umusonga ukomeye ntazibagirwa mu buzima bwanjye. Wongeye gupfa mpengetse ubwonko, niko umunyarwanda yavuze. Ngiye gupfa mpengetse ubwonko nitwa rubebe kandi nari umugabo.
ubu ndifuza kubona mu ntoki zanjye n'igiceri cya 50 nkakibura. Yewe reka ndangiriza ahangaha, nkomeje kuvuga navuga byinshi, nkavuga wenda n'ibitari ngombwa, ariko icyo nabisabira si ukubeshya, si n'inkuru mpimbano. Uzifuza kongeraho azanyure kuri televiziyo, bazangeraho mbibwirire imbona nkubona ibyambayeho. Cyakora hari n'ugize icyo yamfasha kuko aho ngeze ni habi, sinyigira n'agapantaro ko kwambara, nambara imyenda yacikaguritse. Ibintu byo gukara ntubinyibutse kuko naragiye umutwe, uretse kuba abantu wenda baranyuze mu buzima bagakomera, ubu nakabaye narasaze baranyambitse imihango, kuko kubaho undi muzima n'ubundi nireba uko mbayeho birushaho kunkomeretsa kurutwa nuko naba ndi umusazi cyangwa narapfuye. Sinibone simbure n'umugore wanjye wa mbere nga ndeba nsuzugure, kugeza ubwo mwitegereza nkagira isoni, ari njye wamwirukanye. Umwana wanjye nkaba ntanamubwiye nti mwana wanjye wampaye agasabune ka 50. Abagabo munkurikiye ndabagira inama zo kujya mwita ku bana. Abana ni umugisha. Ubu nibwo ndi kubona inyungu zo kwita ku bana. Iyo mba naritaye ku bana banjye nkabakunda, ubu nabo baba bahunze. Habaho kuba mugore mutoya nta n'uwangurira mitiyu, habaho ubwo nimvuga mitiyu ntiwumve iyo muri telefone, ni mitiyu y'ibishyimbo rushe ebyiri, nta n'uwabingurira, yewe nta n'uwangurira n'icyayi. Ntabwo barandeba bakanyinukiriza bakagenda. Agahinda ntikica, pfuye nabi. Murakoze, reka inkuru yanjye nyisoreze aho ngaho. Wenda wowe uzumva ikiganiro cyanjye nakoze gishobora kuzagutera gutekereza kandi mbere yo gukora amafuti nk'ayo nakoze. Murakoze cyane. Yes, inshuti bakunze b'umuringa news update rero, twari ku nkuru ya Lazaro Uwimana. Iyi nkuru se hari icyo gufashije? Urifuza se kubona uyu Lazaro? Urifuza kumusura se cyangwa urifuza kumufasha? Buri kimwe wifuza kuri uyu mugabo rwose turahari kugira ngo tuguhuze nawe umufashe, kuko ari mu buzima bubi buteye ubwoba. Baduhamagara kuri nimero iri hasi kuri channel yacu. Yego, hanyuma tukaguhuza n'uyu muntu ukeneye kumufasha. N'ukuri waba ugize neza. None se niwe mwakurikiye inkuru mukuyemo iri Yesu? Aho nawe ntushobora kuba witerura ku mugore wawe ejo ukazamwifuza? Burya reka mbabwire, nta mugore utagira ingeso, ndetse nta n'umugabo utagira ingeso. Ikintu kimwe nabonye cyiza ni ukwihanganirana, naho ibindi byose ni zero. Byose ni zero. Wakwishyira hejuru, wakwigira umuntu ukaze, wakwigira umuntu ukomeye, byose ni zero. Wanga umugore urya inyama nyinshi ukazana uhekenya amagufa. Ciao rero, turabakunda. Mwebwe mwakoze subscribe, nimwe mutumwe tugera ahangaha tugeze. Ni ukuri kugira subscribe 2000 ndababwiye ngo uba wakoze, uba wavuze, wasabye abantu abuzi nawe utazi. Mwebwe mwatumye ngera subscribe 2000, mwarakoze, Imana ibahe umugisha. Nawe rero kuri iki kiganiro bwa mbere ndagusaba kugira ngo ukore subscribe. Nukuri kose kubona umuntu w'umumama ahagaze imbere ya kamera akubwira, so ni iby'agaciro. Mujye mudushyigikira, mugira abamama bafite subscribe nyinshi. Yes, natwe twumve dukomeye. Kandi nanone munatubwire muri comment aho bitagenda neza tubikosore. Nta mugabo umwe, niyo mpamvu mbabwira ngo muze tubane mu kiganiro. Ndabashimiye rero, murakoze cyane Abanyarwanda, aba diaspora, inshuti z'u Rwanda, mwese mubonye ku iki kiganiro. Nukuri Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ntiwibagirwe rero gukora subscribe wowe utarayikora,
komenti zawe turazikeneye kuko ni ngombwa ko tugira byinshi tubona. Hari abadusaba muri komenti bakatubwira ati muzagire gutya gutya byagenda neza. Ni ukuri muzaba mukoze kandi muzaba mugize neza cyane. Ciao rero turabakunda, naho ubutaha mu nkuru inkogota mu kindi gice. Bibaye byiza twazabona umuntu witubwira live. Abantu benshi baracyafite isoni, baracyayishaye, ntabwo bashaka kuvuga imbere ya kamera, ariko bizagenda biza gahoro. Mugire umunsi mwiza, bye bye, ndabakunda cyane. Mwari kumwe ni Charlotte, murakoze cyane.